uwo mubiri washyizwe mu isi iribwo ibyo byose wakoze. Ariko muri uwo mubiri hakenewemo umwuka uturutse mu ijuru kugira ngo ugushoboze gukora ibitandukanye n'ibyo wakoraga. Ako kantu niko nkunda rero. Nta gakiza gato cyangwa gakuru kabaho. Umuntu ashobora kubarirwa mu gihe akijijwemo, ariko ntabwo ahabwa intera y'agakiza ngo agire isumbwe bitewe n'abakijijwe mbere, kuko Yesu twakira abangana ntawe uramurya ngo amumare. Agaciro k'ibyo twakoze mbere rero biboneka muri Kristo Yesu, kuko niwe uduhesha agaciro. Ubu hari abantu batawe Yesu yatoye, hari abantu bajugunywe Yesu ahetse. Rero gutunga amasezerano y'Imana yagusezeranyije ariko udafite Imana muri wowe ni nk'ifoto ya X. Ibyo bintu ujye ubifata nk'ibyegispirarinze. Umuntu wese wiyizi ku rwego rwaheka abantu arababeshya. Nta mugongo umuntu agira waheka undi ngo amugeze mu ijuru, kuko aho uri kujya ntuhazi. Uranahura n'intambara rero nyinshi zikomeye. Yego. Izi ntambara urazigwana ute? Ijwi ry'umukanguzi. Amahoro, imigisha bibe kuri we nshuti udukurikiye, twizere ko umeze neza cyane. Dushimye Imana yo iduhaye wowe ngo ufungure iki kiganiro, ugira icyo wumva, ugira icyo wunguka, kandi nukuri turakwishimiye cyane. Niba ari ubwa mbere uje, kanda subscribe cyangwa se sabone. Abantu bo kwijwi ry'umukanguzi turabayambiriye cyane. Niba ari ubwa mbere uhageze, na ahantu heza cyane ukwiye kuguma kandi ukunguka. Abantu bo kuri Gospel Today namwe turabakiriye, Imana ibahe umugisha. Aha nahavugirwa ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ahantu umuntu agera akunguka, akava mu bwiza akajya mu bundi. Ngiye nitwa Fidel Gatabazi. Muri kubona imbere umugabo, ngiye kuvuga ngo wirabura. Bavuga wirabura cyangwa kunsobanura ukurikije kontina yanjye. Ubundi ndabizi ko ndi umwirabura. Umunyafurika. Burya n'inzobe yo mu Rwanda iba yirabura n'umwirabura. Ariko hari abirabura baduhagarariye. Nawe urimo. Okay. Twizere ko nta muntu dukomerekeje. Wari unkomerekeje umutima, ariko mfite umutima ukomeye. Ariko by the way, ntago ni declara nk'umupanafricanisme, ariko I'm proud, very proud. Yego. Kuri umunyafrika, kuri black. Noneho niba ari ikintu ubu umbajije ngo ikintu nshimira Imana ko ndicyo, ni ibintu bibiri biruta ibindi. Yego. Ikintu cya mbere nshimira Imana nuko namenye Kristo Yesu. Ikindi cya kabiri nshimira cyaba n'ibyirato nuko ndi umunyarwanda. Ndabikunda bien. Usibye ko Rwanda ari igihugu cyiza mu by'ukuri, ariko niyo uvukira nko muri hari nk'ibihugu njya mbona cyiza by'Abarabu bisa neza, birimo. Aho narahabaye ndahakurusha hihorere. Ntabwo byambera ishimwe. Si heza? Ni heza, ariko si heza kuri njye. Ni heza aho umuntu runaka. None se navuyeyo ndafite ubushobozi bwo kuhaba? Nyamara uzasubireyo. Nyamara ndi hano naho nahajya. Unanababwirize Kristo ahubwo nibyo byiza. Ntabwo Imana irabimpamagarira. Umuhamagaro wanjye ni ukubwiriza abari inaha, nibumva nabo nzaba mfite umunyago. Yes, yitwa Aniseti, turakwakiriye, turakwishimiye cyane. Amen. Umeze neza cyane, urumva nakarusho mfite na mikoro ebyiri. Abantu batagiza kugira ngo ni fieri, niyo mpamvu nanjye nkavuzeho kugira ngo tutaza kugaragura baguye. Hari igihe abantu bavuga ngo turabagushije kandi mu by'ukuri batari bahagaze. Ari kubagaragura. Ni igisobanuro cy'uko izi mikoro ni ikiganiro kimwe, ariko turi kunyuza ku masheni abiri. Yego. Ntagira umuntu beza kubangamira rwose. Aniseti ameze neza, kandi nayo mpamvu tukwakiriye. Tugiye kuganira nk'ibisanzwe. Hari umuntu ushobora kuba kubanya ari ubwa mbere, hari n'umuntu ushobora kuba asanzwe akumva. Icyo nijeje umuntu ufunguye iki kiganiro nuko agiye kumva kandi akumva ibintu byiza hamwe n'Imana iri budushyigikire. Kugira ngo rero yunguke, kandi kugira ngo ikintu akuramo kimugirire umumaro, nuko tubanza tugasenga Imana. Karibu no gusenga. Mana Data twese uri mu ijuru, Imana y'agakiza kacu, Imana twiringiye ikaduha ubuzima, Imana twizeye ikatuzura mu bapfuye. Haleluya. Imana yicishije ubwanzi urupfu rwa Kristo, umusaraba ukawukuzaho imihango n'imigenzo byaturegaga. Uyu munsi tukaba twaremerewe kwegera igicaniro n'iteraniro ry'abera, tukabaranwa n'abana b'imfura, ndetse tukaba turi urubyaro rwawe. Turagushimiye. Uyu mwanya tugiye kuganira na bene data. Ibyo washimye ko bumvira muri twe nibyo ugiye kutunyuzamo. Reka dusabe gusangira nabo imigisha yo mu bumana, nkuko dusangiye ubumwe bwo muri Kristo,
aba ariko amahoro n'umugisha tubisangirira muri wowe ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turongeye turakwakira inshuti kandi na Aniseti turamwakiriye. Amen. Buri gihe iyo nicaye imbere yawe mba ntegereje mu by'ukuri kumva ibintu bigiye kukuvamo, ariko ndabizi ko atari wowe ubyishoboza, ari Kristo muri wowe. Amen. So mpora excited nubwo ndusha imbaraga zuko ndakubaza nkumva uri kundusha ubwenge cyane. Ufashirizwamo. Ariko icyiza cyanjye nuko ikiganiro cyose dukorane nunguka. Nuko ubu bitwaye gutyo, ariko mu buryo bw'uburezi abantu bize uburezi, yego, igisubizo cy'umunyeshuri nicyo kidevelopa ubwenge bw'uwamubajije. Ntabwo burya kidevelopa ubw'uwo babajije. Ariko uzi kuba uri mwarimu ukabaza umunyeshuri ukumva gusubije ibintu birusha ubwenge ibyo wamubajije, ukumva ni binini, akumva hari ahantu agukoze. Ahubwo uhita ushima Imana ko wakanguye isoko y'ubumenyi muri we. Yego, n'uwo mugeni n'ubundi tugiye kuganiramo. Umuntu yego, mbere y'uko umuntu aba umukristo cyangwa se amenya Imana, nuko aba yabanje kuba umuntu. yego, Wari ubanje kuvuga ngo icya mbere ushima Imana nuko wabanje kumenya Kristo, wamenye Kristo, ikindi ukaba uri umunyarwanda. Umuntu yagombye kubanza kwishimira iki? ntabwo ibitunezeza byose ari bimwe. Yego, burya iyo ugiye kuvuga ikibabaje cyangwa ikinejeje uritonda, kuko hari ibikubabaza binezeza abandi, hari n'ibikunezeza bibabaje abandi. exactly. Ahubwo njye nshobora gusubiza nkanjye. Yego. Ntabwo ari rimwe mbivuze, bibaye ari ubwa mbere nk'umuntu ntaragera no ku gihugu, Imana ishimwe ko njye ndi njye. Yego. Hari abantu twigeze twaganira nabo, ntekereza ko twari turi mu materaniro ahantu runaka, simpavuze, tuganira ku mibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka. Yego. Noneho mbatandukanyiriza imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka n'imibereho y'umwuka mu buzima bw'umukristo. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka ni uburyo umukristo yitwara mu buryo akomeza kubana n'umwuka. Yego. Umwuka utagiye. Noneho hakaba n'igihe umwuka ayobora umuntu, kuko imibereho y'umukristo mu buzima bw'umwuka ni ubuzima rusange, ariko abizera bakomeza kubaho badatakaje umwuka. Yego. Hakaba noneho n'ubuzima umwuka agirira mu mubiri w'abizera. Yego. Rero twaganiriye icyo nari ngiye kuvuga. Twarebye ukuntu abantu badafite imibereho mizima mu mwuka bifuza kumera nk'abandi. Noneho ndababwira nti ubu Imana irambitse imibiri y'abantu hano, kaharambika inzobe, ibikara, abazungu, abarabu, abayahudi, abanyaziya, abaporuje, ikarambika hariya, ikarambika ibiro n'ukuntu abantu bangana, ikahashyira abana bavuka ibwami n'abavuka mu giturage n'abandi. Narababwiye nti mbabwije ukuri ko nakongera ngahitamo Aniseti mureba imbere yayo, kuko niwe namenyereye guhangana n'ibibazo byo muri. No kuvuga uti nahuye n'ibigeragezo byinshi, genda wowe. Ibyo nahuye nabyo ntibinyice, nshobora guhitamo undi ngasanga afite igifite urwego, byari biremereye, kigahita kimuhura. Rero tafadhali njyewe nakongera ngatoranya Aniseti, kuko imvune za Aniseti ndazimenyereye. Undi ntabwo nzi uko avunika n'uburyo yitwara. Ibyo bintu si urwego rw'ubukuru umuntu aba yagezeho cyangwa se rwo kunyurwa, kubera yuko njyewe nkurikije ibyo naciyemo ntago nakongera guhitamo njyewe. Ikibazo rero uhisemo wowe wasubira kumera nk'uko uri nonaha, ariko uhisemo undi waba ugiye gutangira ubuzima bwo kubaho. Nta kibazo, nk'ubu nkagira nk'ubwenge nka Aniseti afite, nkagira nka package, nkagira nk'amafaranga afite, njyewe imiruho yanjye dore n'ubu wowe Fidele Gatabazi. Ni Imana ibihitamo, ibimenyesha buri wese, n'umuntu agahitamo, kuko ibyo twumva byose ntitubyumvira. Ni ukuvuga ngo abantu bose ubu baramenyeshejwe pe, ikibura no guhitamo. Fide ni ahantu hake batazi ko Kristo yabambwe. Ubu se tuvuge ni hehe? Ngereranyiriza nkawe, ndakuzura umunyamakuru w'umushakashatsi, nubwo abantu bagira wavugaga ibiki, turaziranye n'abakumva barakuzi. Ngereranyiriza nk'ahantu uzi bataramenya ko Kristo yabambwe. Barabimenye, babyumvise, nk'uko nakumva ngo uyu mugabo utambutse hano yitwa Aniseti.
ariko bakeneye nyine kubikenera ni ikinyarwanda aho kuvuga ngo bakeneye wakavuze ngo bakagombye kuko kuba babikeneye barabikeneye nyine ubundi gukenera biva ku ijambo gukena nta kintu wakenera utagikennye sibyo ni ukuvuga ngo isi yose icungurwa yacunguriwe rimwe yacunguwe umunsi umwe ibabarirwa yababariwe igihe kimwe ariko bose ntibizereye rimwe nta nubwo bizeye umwe yego ni ukuvuga ngo icyo twagombye cyangwa icyari kiri ngombwa ni ukwizera Kristo Yesu. harakorwa iki rero ngo bizere nibo babigiramo uruhare hari ikindi kintu kiri yego nibo babigiramo uruhare kuko urw'Imana rwarakozwe ntabwo Kristo azasubira ku musaraba mu isi hari abigisha mu isi hari insengero ikintu gitangaje nta gihugu kitabamo urusengero yego noneho n'igihugu kidasenga Imana mu izina rya Kristo gihakana Kristo unyumve of course kimuhakana kuko kimuzi noneho kikamuvuga ni ukuvuga ko rero nta gihugu kitarumvikana mu iryo zina ahubwo ukwiriye kumenya ngo kubera iki iryo zina rihakanwa kandi ridakora ikibi hari ikintu ari umumama naramuburotse namushyize blacklist kuko ashira isoni kandi bene abo bantu ntitujya dukorana ni umumisiyoneri ni umubwirizabutumwa narabwirizaga natanga urugero kuri Korani akama comment mbi antukagira ate kandi nge kandi Korani ndayizi ariko we ntayizi natanga urugero kuri Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akambwira ngo ntukamuvuge kandi nge muvuze kuko muzi impamvu mbivuze ni iki nge nk'uyu munsi nshobora gusenga nkabwira Imana ngo uzampe gukora iki nkuko Muhammad yabikoze nkunda uburyo yihanganaga hari n'ikindi kintu nkunda ukuntu yabanaga n'abanzi be ndabikunda yego hanyuma ibyo nkunda nibyo nahisemo mu byo yakoze hanyuma ngakunda nkanahitamo kuba mu mahitamo no mu nzira zose za Kristo Yesu urumva umwe nkunze ibyo yakoze nanasaba Imana ko nakora nkabyo undi noneho ndi muri we nawe ari muri nge urumva ibyo bigize itandukanye sibyo none se kuki umuntu wumvise atagira amatsiko none se hirya bavugije induru ugije amatsiko yo kujya kureba ikibayeyo ariko nibavuga ngo twabonye ubucunguzi nta matsiko ugize ako gahuge nako ku munsi y'urubanza kazagushinja sibyo hari umugabo w'inshuti yanjye ntabwo yizeraga Kristo ariko yakundaga indirimbo ntabwo niba ukunda indirimbo zo mu rusengero ngwino wibere mu ndirimbo hari igihe njya mfata ntabwo ari ukugwa nkajya mu bitaramo hari hirya ya hano turi ntabwo ngiye kuha publicity ntawe abintumye sinanabikora atagira n'umpa ako kazi keretse kuri Gospel Today niba babikora haba ibitaramo by'imbyino ziri traditionnel nkunda ziriya ndirimbo za kinyarwanda ndabikunda njya ngira igihe nkigira mu gitaramo enjoyinga nkabyumva niba nshobora gufata uwo mwanya nkajyayo gute harya abo duhuriyemo batafata umwanya ngo bajye mu rusengero ugasanga bahora muri negligence gusa ntabwo ushaka kumenya ibyo unegrija ko ari byo uzi abafilozofi papasi y'abafilozofi benshi basoma igitabo cy'ukuri n'ikinyoma kugira ngo bazavuguruze icyo bamenye none kuki uhakana ikintu utarakimenya papasi ni ukugira ngo ajye ahakana ibintu abizi ko atari byo ukuri kwabyo neza azi ko atari byo dufite ibihugu by'Abarabu ntabwo aribo babanje agakiza kabanje muri Isiraheli Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bakuraho kwizera aravuga ngo muzayoboze inzira abatubanjirije muri iyi nzira y'ubuyobokamana yego kuki wowe waba umuyobokamana ukaba umwemeramana nyine nk'ukuri ariko udashatse kumenya abo yatanzeho urugero dufite Aziya niyo bavuga isenga ibigirwamana cyane kuruta ahandi ariko si ingendo nyinshi Pawulo yazikoreye urazi si bafite amateka yabo inzu zirahari zubatse mize reba mu Buhinde
abahinde burya bagira abakristo bake, abenshi ni abahindu, harimo n'abamizirima burya benshi cyane. Noneho burya hindu niyo yatumye Pakistani na India bitandukana. Byari igihugu kimwe, bamwe bemeye Hinduist cyangwa Hinduisme, abandi bemeye kuyoboka Uislamu, icyo kirabatandukanya n'ibindi birimo aho ngaho. Ariko hariyo n'inzu y'umutagatifu Toma, niho yaguye yagiye kubwiriza ubutumwa. Bafite inzu yibuka umuntu runaka, ariko ntibashaka kujya kureba ngo uwo witwa umutagatifu yakoraga ibiki. Icyo cyo nticyaba ikibazo cyane. Rero isi yaracunguwe, ariko irahuze, iri mu bifitiye umumaro. None se niba uriho gute udatekereza ngo nabayeho? Niba wumva waravuye mu nguge zo zabaye, harya aho inguge yisanze iyo havuye, ngo ni Big Bang, zose zakozwe n'izihe mbaraga? Izo mbaraga zose zari zivuye. Rega byose bireherekeza bikagera ku kinyabubasha kirusha ibindi byose ububasha. Uwiteka yaravuze ngo nta yindi mana duhwanye, ni njye. Amen. Aho ntiyasobanura Imana. Yego. Imana ibaha umugisha. Turi kuganira ku kuba uri iki, urinde, wabihisemo gute, kandi ni amahitamo y'umuntu yo kuba uwo agomba kubaho. Yego. Tuvuye kuri iyo stage, umuntu abaye umukristo. Kugira ngo witwe umukristo, mu by'ukuri hari abantu bavuga ngo ndacyari ngo mu nzira y'agakiza, ngo ndacyari ngo mu nzira ngo ndi kubyitoza, ngo sindaba we neza. Kuba umukristo, umukristo ubundi ni muntu ki? Uba we ryari? Ni ryari uhamye ukavuga ati nge ndi umukristo nka ya ndirimbo? Ubundi ijambo umukristo, kwitwa abakristo, byiswe intumwa. Abigishwa bwa mbere nibo babaye abakristo, of course ni nabo bari abakristo ba mbere burya. Bamaze kwemera ko Yesu ari we Kristo, ari we Mesiya. Banyuze muri Antiokia, niyo Siriya ya none. Abantu bumvaga imyitwarire n'imigenzereze n'imigendere. Icyo kintu kize gutandukanya imigenzereze n'imigendere. Imigendere n'imigenzereze. Kwitwara n'imigenzereze n'imigendere. Imigendere ni ingendo y'abantu, uburyo mugenda, aho munyuze ni iki gitumye muhagenda. Birya biri mu migendere. Hari umuntu ushobora kujya mu kabari atagiye gusinda. Yego. Ni imigendere. Noneho icyo uhakoreye kibyara imigenzereze. Imigenzereze ituruka mu magenzi y'urugendo. Nturi umusangiza, uri umuhemusi mwiza cyane. Urumva iyo bari kubaza ngo amagenzi yanyu yabaye mahire. Yego. Uhita ubyumva rero n'imigendere. Imigendere niyo ibyara amagenzi, isobanura amagenzi y'umuntu. Noneho hakaba n'umwifato. Mwifata mute mubo mwagenzemo, mubo murimo mugaragara mute. Yego. Barabarebye baravuga ngo aba ni abakristo. Yego. Ikintu cyiza cyane kureba umuntu ukabona ko ari uwa Kristo. Baravuga ngo ibyo aba ni bintu abakristo. rero bari bujuje ibyo bintu bituma iyo ndorerwamo. Kugira ngo tuba abakristo dutanga igitambo kirimo kurwana, kandi tukabikora mu buryo bugaragara, ariko intambara yabaye hatagaragara. Kigute? Bwa mbere kugira ngo umuntu abe umukristo abanza kwirwanya. Nta kintu na kimwe kiba mu isi kibi kingana nanjye cyangwa wowe. Oya, nge ndi mwiza. Uri mwiza ushingiye ku byo wikundaho, ariko uri mwiza ku buryo wanywa amazi wose. Oya we. Okay, sawa. None se uri mwiza ku buryo wajya imbere y'abantu ukababwira ngo ni nge marayika? Oya. Okay, sawa. Noneho nta munsi n'umwe wari wishuka. Yego. Cyangwa ngo witenguhe. Yego. Ibyo bibaho. Noneho ikindi, burya nta kintu kizaturimbura. Turimburwa n'amahitamo yacu. Kamere y'umuntu ni mbi. Nuko tunyujijemo tugatebya, ariko umuntu ni mubi. Yego. Kugira ngo rero umuntu amenye agakiza, yitwa umukristo, agomba kubanza kwimenya. Yego. Ngewe ndinde. Kugira ngo umuntu akizwe ntibisaba kwiyirengagiza. Niyo mpamvu rero twahereye rwose. Kugira ngo abantu bakubahe, nuko wowe wikeya, ubiyereka nk'uwo ushaka ko bamenya. Ubundi nta muntu, hari abantu benshi twubaha batagira icyubahiro.
ahubwo tukabubahira uko batwiyeretse. Burya na social media niko imeze, batumenya uko twivuze, burya ntibatuzi, ahubwo bazi uwo twaberetse. Ariko hakaba undi wa nyawe wo muri njye. Kugira ngo rero umuntu abe umukristo 100%, nuko usura Fideli wa nyawe, ujya muri kamere ya Fideli, ukabanza ukireba. Nkanjye nza ahantu ngoraniye pe, nza ahantu njya mba mubi, niyo nsenga nkabwira Imana ngo naba ariho wuzuza, nyuzuza imbaraga aha hantu, ndatentebuka hano, nteye nabi hano, mfasha. Iyo umaze kwimenya ukabona ko uri umunyantege nkeya, ukabona ko Pawulo we yarabirebye abona nta nubwo twara abanyantege nkeya, aravuga ngo mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Kandi koko wareba sanga hari imirimo ipfuye, hari imvugo zipfuye n'ibiki, tugasanga Kristo niwe ufite ubuzima. Iyo wimenye rero ukumva ntiwuzuye, ukenera ukuzuza. Kuko uwo mupfu, uwo mubiri upfuye, uwo mubiri wasambanye, wanyweye inzoga, uwo mubiri widroze, uwo mubiri ugira iyo kamere waraguje, uwo mubiri wuzuye urwango, uwo mubiri wuzuye urwango, uwo mubiri uba mu ibyaha, uwo mubiri w'ubugome, Kristo arawushaka ngo awushyire mu mwuka wera. Bimeze nko gufata envelope bakayirenuvera, bakayisubiza mu ruganda, bakayitunganya ikaba nzima. Kubera iki? Uwo mubiri washyizwe mu isi iribwo ibyo byose wakoze, ariko muri uwo mubiri hakenewemo umwuka uturutse mu ijuru kugira ngo ugushoboze gukora ibitandukanye n'ibyo wakoraga. Amen. Biba rero mu mahitamo. Ayo mahitamo nahita nko mu cyumba cy'intambara, ni uguhitamo ibitunezeza bibabaza abandi, ni uguhitamo guhemuka no gukora ibyaha. Icyo kiratwica kikatugira mubi. Ariko noneho iyo duhisemo umwuka wera, turirimba ya ndirimbo tukavuga ngo nibimbamo binyanduza bikangira imbohe. Yaravuze ngo mvugutira umpindure icyuma cyawe uhora unkoresha, uncure rwose mbe ncuzwe nawe. Dawidi yaravuze ngo unyezeshe Ezobu ndera, aravuga ngo umpindure unkuremo umutima w'umuntu. Imana ishimwe, kuko yaramaze kubona ko ngo mu byaha ariho nyina yamubyariye, ariho yamubyariye, aravuga ngo undememo umutima mushya. Imana ishimwe. Amen. Natwe rero Imana iducure, tuba abantu banezeza Imana. Mpamvu navuze ngo umuntu arabirwanira nuko hari ibitunezeza twanga. Singikora ibya byaga binezeza, ubu nkora ibyo nikoresha. N'igihe bimwe wowe wumva wagakoze kandi ushoboye, ubirekeshwa nuko ufite umwuka ukugenga, ukavuga ngo umwuka w'Imana ntabyemera. Bene uyu muntu abikoreshejwe n'iki? Abikoreshejwe nuko yemera Kristo wapfuye akazuka. Ntabwo ari uguhunga kurimbuka, ntabwo ari uguhunga umujinya w'Imana, nuko yemeye guhamya ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Abaye umuhamya w'ibyo yemera akabyizera. Amen. Uwo iyo agenda aba umukristo. Ikintu rero kikonfirima ko uri umukristo nuko ibyo wumvise urabyemera, ibyo wemeye urabyizera, ibyo wizeye biraguhindura, ibyo uhinduwe nabyo rero witwara nkabyo, ugenda nkabyo. Ni urugendo kugira ngo ugere kuri kuba umukristo ushyitse, cyangwa rimwe ryonyine wemeye biba birangiye? Ni urugendo rusaba umwanya ungana n'uw'uyu muntu twumva yumvisemo. Kubyumva gutyo gusa ukabyemera, kubyumva ukabyemera bikugira kuko uba transformed, kuko wabonye nyine formation. Niba wabonye formation ukemera, urahindurwa. Uyu muntu uhindutse nonaha arahita angana na Niseti bimaze nk'imyaka 20. Exactly. Ako kantu niko nkunda rero. Nta gakiza gato cyangwa gakuru kabaho. Umuntu ashobora kubarirwa mu gihe akijijwemo, ariko ntabwo ahabwa intera y'agakiza ngo agire isumbwe bitewe n'abakijijwe mbere. Kuko Yesu twakira abangana nta uramurya ngo amumare. Hari igihe bagusubiza inyuma rwose, ati uracyari umwana mu gakiza. Se umukuru mu gakiza nuwariye iki? Nuwahinze. Umaze imyaka 40. Never. Hari abantu
reka nkubwire Fide, isake ntimuyizi? yego Nta muntu, hari umuntu uzinduka kurusha inkoko, ntawe ariko se biyibuza kunnya ku rutanda? Kuzinduka kw'inkoko ntibibuza kunnya hirara, irahabikira igakangura bene inzu, ariko bakayifungurira igasohoka nyamara igikingiranye. Kuzinduka k'umukristo bitangana n'impinduka z'umukristo, birarutwa nuko ukijijwe nonaha. Mutagira ngo hari ikindi Yesu yavugaga, avuga ku bantu basabye akazi mu gitondo undi saa 11 akabahemba ibingana. Yari ari gukompara Abisiraheli bahereye imbere bazi Imana n'abanyamahanga bamenye Imana nyuma. yego Nk'ubu ikintu gitangaje, umunsi w'umuzuko, igihe cy'isezerano rya kera, abakiri mu gituro bazazukira rimwe n'abizeye Yesu, kandi bose bazazamurirwa rimwe. Imana ntabwo izazamura abantu mu byiciro ngo ntihabanze imiryango 12, never. Iyo miryango 12 niyo muri Yakobo. Hari indi muryango rero uboneka mu rubavu rwa Kristo. Ibyo bitugira ubusonga, bigatuma tuzamukana n'abera bose kuko twegerejwe. Noneho n'isumbwe tubarusha, ntibemerewe kwegera Sinayi, ariko twebwe twegerejwe Yerusalemu nshya, ururembo rw'Imana ariyo Yerusalemu yo mu ijuru. Niko Bibiliya ivuga. Umuntu ukijijwe none angana n'uwakijijwe ku bwa Aburahamu. Agakiza kacu k'abakizwa ba none kangana na ba Yesaya baruhukiye mu gituro. Agakiza k'umuhanuzi wa none kangana na Samweli uryamye mu gituro. Kuko twe turi muri Kristo Yesu, kandi nimwo bose bahurizwa, n'abandi bazahurizwaho. Rero uwo niwe uduhuza, yatugize umwe, twunga n'Imana, tuba umubiri umwe muri Kristo. Ubu ngende ukuguru kwa Aburahamu cyangwa ukuboko, icyo nzi cyo ndurugingo rwo muri Samweli. Urumva? Kugira ngo twuzure. Ubu nshobora kuba ndi n'urubavu rwo muri Mose. Nta wamenya icyo nzi cyo, nuko ndurugingo. Niba umubiri umwe birabyara Kristo. Niba noneho uwo mubiri umwe twese twisange muri Kristo Yesu. Rero ntihabaho isumbwe tugereranyije n'igihe. Ubu umuntu twumvishije none hakizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bimwe bababesha ngo nta makamba, jya numva abantu babyiharaje ngo hari ngo abantu ngo bazajya ngo mu ijuru, ngo muri karitsiye imwe na cya gisambo ngo cyagiye kitagira imirimo. Ninde wababeshye? Abafite amazi atuzuye. Umuntu wejejwe imirimo yose yakoreye mu byaha akayikora ari imirimo myiza. Mu ijuru ngo niho hatejejwe kwa Cinara Yesu, ko hari inzu zituzuye. Umuntu wakoze imirimo myiza akayikora atari umukristo, akayikora ari umunyabyaha, ntiyanditswe. Ariko iyo amaze gukizwa, Imana yibuka ya mirimo, kuko umurimo wa nyuma niwe uhesha uwa mbere agaciro. Urakoze agaciro k'ibyo twakoze mbere, rero biboneka muri Kristo Yesu, kuko niwe uduhesha agaciro. Ubu hari abantu batawe Yesu yatoye, hari abantu bajugunywe Yesu ahetse. Mana we, abo yamenye kera yarabatoranyije, abo yatoranyije yarabatsindishirije, abo yatsindishirije abasize ubwiza, abo yasize ubwije yarabiyegereje. Rero yabashyize mu bikari ngo barye ibyiza byahereho mu rusengero. Bibiliya iravuga ngo no mu busaza bwabo bazakomeza kugira ikakama n'itoto. Amen. Soza rero kuri icyo kintu warubajije, ubu ngubu umuntu wizeye Imana nonaha bimusaba gukora akoreshejwe n'umwuka w'Imana umurimo, ariko ikamba rya mbere rizadutera kunyurwa. Inyambiki imbabazi zayo nk'ikamba, ikamazi byiza bidashira. Imbabazi si Imana nazo ni ikamba. Amen. Noneho bene uwo muntu iyo agenda rero, abantu bamubonamo Kristo. Ariko Kristo abonwa n'abamuzi. Abapagane barakorera bakavuga ati uyu muntu ni umugwaneza, ariko kugugwa neza nyine babisensinge muri Kristo Yesu. Uyu muntu rero tumusure, akimara kwemera, yicaye muri botike, ari mu muhanda agenda, ariko akavuga ati vraiment fasha umwanzuro. Musure nona akora iki? Step ziba zikurikiye haba ari izihe? Ahita areka kwiga muri kaminuza yigamo, ahindura quartier yaratuyemo, ni ibiki akora kugira ngo abe ashyitse? Uyu muntu tumusure muri kaminuza, yego, mbere yuko yiyerekana nk'umunyeshuri na nyuma yuko agaragara nk'umunyeshuri, yerekana ko anizera Yesu, abo umuhamya wa Kristo. Arabigenza ate? Aragenda bibabwire, arahindura imyambarire cyangwa arahindura imigirire, imigendere n'imigenzereze. Abantu dutangiranye iki kiganiro babyumvishe. Hari imigendere isobanura uburiwe, sibyo? Ntuzi se ko amazina menshi abantu bitwa ntabwo ari ayuko bavutse, n'ay'ibyo bakora. Icyo umuntu akora kimuha izina. Nk'ubu tukwitaye Musifideli,
kuko uyobora ibirori runaka kandi nko mu kenshi kanya bagusuzagaga ngo mushumba urakoze. yego Iyo tuvuze Jene Kwizera tuvuga umukameramani Yego. kubera ko ari kuri kamera. Ibyo dukora biduha izina. yego Noneho rero niba ibyo dukora biduha izina, ibyo twizera nabyo biduha irindi. automatiquement Exactly. Niba ibyo dukora biduha izina, ibyo twizera nabyo biduha izina. Urumva? rirahita yihinduka si ngombwa ngo mbibabwire. Ntabwo ari ngombwa ngo mbibabwire. Biduha izina kuko ubundi agakiza ntibakavuga. Barakaba. Wowe uba umukristo. Si ngombwa ngo ubivuge. Noneho abakureba bo bakakumenya. Barakumenya kuko Kristo ari presentable. Uramupresenta ukumva uri proud, ukabikorera Kristo Yesu. Uzi iyo ugenda ku bwa Kristo wicaye mu ishuri kubera Yesu, Mana nyagasani, ntabwo bitinda kugira ngo yerekane uwo ari we muri wowe. Muri boutique mbere y'uko ucuruza ibiribwa, tanga umuceri urimo agakiza. Uwutangana ukuri, wakira umukiriya uje ukugana, ariko n'ubundi nka mwene so muri Kristo, niba ataranizera umwakire nk'umuntu uri gusindagiza, umwakirana ubugwaneza. Ineza ya Kristo uyigaragaza. Bibaho. Uzi ko hari abantu bagaragaza Yesu muri office ku buryo ujya ugiye kumutura ikibazo ukumva uraruhutse. Bibaho cyane. Hari ahantu nigeze njya na mwene data ari off camera, dusangayo umugabo w'umukristo. Aratubaza ngo ibi bintu muje gukora murabishobora? Turavuga uti ni ukuri Imana iradushoboza. Aravuga ngo muhumure, Imana nitanabashoboza natwe turahari nk'abakristo iradukoresha. Ibyo turabishoboye, ni Imana itabibashoboza twe turabishoboye, twabifatikanye. Turayipresenta hano. Hari abantu bahagararira Imana mu mwanya wayo. Abo ni abakristo. Rero iyo umaze kwakira Yesu, wicara muri boutique utari nyirayo gusa, uhicara uri na Kristo muri yo. Kuko Yesu agaragara aho ngaho. Ugaragara kuri kamera utari umukameramani gusa, uhagaragara mu izina rya Yesu. Uravuga ngo Kristo abaye ari uri gucuruza hano yakakira abakiriya ate? Yapima ku munzani ate? Ibiro yabitanga bishyitse cyangwa bidashyitse? Abaye ari we wiga muri iyi kaminuza yakitwara ate? Byagenda ate? Abaye ari gukora muri banke yakiranuka ate mu mafaranga yabigenza ate? Kuko aho uri ntuhari ku bwawe, uhari ku bwa Kristo Yesu. Uranahura n'intambara rero nyinshi zikomeye. Yego. Izi ntambara urazigwana ute? Bwa mbere kuri mushya muri uru rugendo. Nta mukristo urwana intambara itari yo muri we. Intambara umukristo arwana niyo muri we. Wowe banza urwana iyo muri wowe. Niwumva ubereye abandi amahoro, abayakubuza bazahangana na nyirayo uri muri wowe. Kuko Bibiliya iravuga ngo ugutunze urutoki abakoze mu mbone y'ijisho ry'Uwiteka. Kugira ngo ushobore kurwana intambara y'agakiza, nuko uzarwana izawe gusa. Urwana intambara nziza. Kristo n'imbaraga zawe. Urakoze cyane. Icyo cyonyine. Numara kumenya ko Kristo ari we mbaraga zawe, ibikeneye imbaraga zawe ubirekera Kristo kuko ni we zo. Uravuga ati Kristo arabishoboye. Kandi noneho n'abatekinisiye de guerre, umuhanga wo gutsinda intambara reka kuyirwana. Nk'uko umwana wese akenera kubaho akabona ibimutunga, agakenera amashuri, umuntu wese akenera intungamubiri mu buzima bwe, uyu mukristo intungamubiri arya iki, anywa iki kugira ngo arusheho kubyibuha, kugira ngo arusheho gutoha, kugira ngo arusheho kwera imbuto? Intungabugingo zituruka mu ijambo ry'Imana, rituruka mu byanditswe byera. Ariko muri we afite DNA. Nituvuga DNA mu byumve mu Kinyarwanda ubundi babyita uturemangingo. Nituvuga uturemangingo, DNA ubundi akenshi babyita uturemasano. Ariko noneho mu buryo bw'ingingo zikorewe muri wa muntu. Uyu mukristo afite uturemabugingo tw'ibyo yemera. Afite imisemburo yo muri we, yo muri Kristo iravuburira muri we. Noneho ku buryo ari resitora, ari isana, ahora afite imbaraga zimusana. Abameze nk'izi modokari zitwara esanse, zitwara mazutu, ntabwo bisaba ngo ijye guparika kuri sitasiyo ikamiwe mu nzira. Byacomeka igipira muri tanka n'ubundi agashyira muri reservoir akanywa agakomeza akagenda. Ko Bibiliya avuga ngo umuntu unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo itemba ituruka muri we. Niko Kristo Yesu yavuze. Bene uwo rero iyo wizera gusa, Kristo wizera agenda kujyana hari intungabugingo ukeneye. Niyo mpamvu hari bene data twaturirana impamvu z'ibyiringiro, umuntu agakomezwa na mwene se,
tukaganira ijambo ry'Imana ukubakwa n'iryo, hakaza indirimbo ukaziririmba zikakukumbuza ijuru zikakangura ibyumviro byawe, hakaza kuba mu itorero n'ibindi, ariko bituruka kuri wowe nyirizina, hatagira ikintu mushakira inyuma yawe. ko hari aho turya tukarya ibihumanye cyangwa ibituburano. Wishakira ikintu inyuma yawe, wigishakira inyuma yawe, gishakire muri wowe nukibura ahandi. None se wagize ngo ibyo turya bihumanye byose biratwica? Hari ubudahangarwa umubiri ufite buhangana na bya bintu bidakwiriye umubiri wakiriye. N'intungabugingo zirahari. Ubugingo hari ibintu bwakira. Yesu yarabivuze, yaravuze ngo nimurya ikica ntacyo kizabatwara. Uzi impamvu? Nuko mufite ubuzima nyine buragira burabirusha imbaraga, sibyo? Bubirusha imbaraga bukatuzanira ibindi, bukazana ibindi bidutunga muri ya makuba. Kuko iteka ryose nurwana intambara yo muri wowe, ukumva uyu munsi nibura wajya kuryama ukavuga ngo umwuka twiriranwe dute, ukiyevariwa, ugakora evaluation, ukavuga ngo mu bucuruzi harya umwuka wera abamo, njye n'umwuka tubanye dute mwari no duka, muri uyu muhanda njye n'umwuka wera turi kumwe dute, muri aba bantu mbana nabo njye n'umwuka tuhabanye dute. Ikintu ukoze ujye uhindukira urebe n'umwuka, kuko wowe urawumva ubwira uti mwuka wera turahanyuze, njye nawe turahaciye. Ariko hari naho unyura ku buryo uvuga uti mubiri we wirukanye umwuka, wongera ubwira umwuka ngo garuka. Niko umuririmbyi yaravuze ngo nubona ko utagifite n'urukundo, jya umenya ko uwo mwuka yagiye, kuko umwuka niwe ufumbira urukundo. Umusaba umubwira uti ngwino garuka. Niwumva utagifite urukundo rwo kwihanganira abantu, kubakunda, kubabarira abantu, ongera urubwira uti ngwino, bwira umwuka ngo ngwino, umenye ko yari yaragiye. None umwuka azakuza. Evaluation ari uko bateguye nk'amasengesho, uyu munsi niriwe nte, uko yirirwanye Bibiliya, uko yateranye, uko yumvise ijambo ry'Imana, atabikora mu buzima bwa buri munsi. Just turi kuvuga kukuba just ibintu ushobora kubaho mu buzima bwa buri munsi, aho ucuruza, aho ukora, aho mu igaraje, aho munsi y'imodoka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abamwizeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi, ububasha bwo kuba no kwitwa. Ni ibintu bibiri yavuze, bwo kuba abana b'Imana no kwitwa abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo kuba nta muntu ubaho mu byiciro. Umuntu abaho agakomeza kubaho, iyo arekeyeho kubaho aba yapfuye. Nureka kuba icyo uri cyo muri Kristo uzamenye ko utariho muri Kristo. Ntabwo kubaho ari step by step, no, kubaho ni ubuzima nyine. Niwumva rero hari uburyo utariho mu mwuka, jya umenya ko wapfuye. Wongera ubwira ubuzima uti mwami mbeshaho, nzura. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki? Ni ukuvuga ngo bishobora kutaba buri munsi ku banyantege nkeya, ariko umukristo akwiriye kumenya ko aho ari hose ahari ku bwa Kristo, ku buryo ushobora kwigenzura. Ibyo bikorwa n'ubugingo buha Imana umwanya. Umuntu ubonera Imana umwanya niwe wiyitaho mu buryo bw'ubumana. Ariko iyo utabonera Imana umwanya utinda muri byinshi. Kandi kubonera Imana umwanya si ukwiyiriza ubusa gusa, no kwicara hano nkavuga nti ni ku bwa Kristo, bituma Yesu agira uruhare kuri wowe. Noneho ikindi, icyo ukoze ukavuga ngo ari Yesu yagikora, wakumva Yesu atagikora, ukamenya ko ukoreshejwe n'umubi, ukabwira Kristo uti mbabarira, ukabaho mu buzima. Kuko twakijijwe rimwe, ariko duhora twezwa. Nicyo kibazo rero. Twakijijwe twezwa kandi twarakijijwe. None se tubahe, none se Fide ukarabye inshuro nkeya? Nakarabye no mu kanya ndakaraba. Urakoze, kuko uhora ahantu handuye, harakwanduza rero. Noneho umbabarire unyumvire, ari umuntu ufite umwanda, ari ukuba umuntu ufite umwanda no kuba umunyamwanda, wahitamo iki? Nabo umuntu ufite umwanda. Urakoze, kuko ufite umwanda yanyura ku iriba agakaraba, ariko umunyamwanda yahanyura akigendera. Nabwo buzima bwe. Rero kwezwa ni igihe twemeye ko twanduye, tukongera kwizera imbabazi zitweza. Kumenya ubwabyo ko wanduye, uri mu nzira yo gucya. Uba uri mu nzira yo gucya.
kuko iyo wimenyeho kurwara uba wanakira kuko uba wemera kujya no kwa muganga, uba wemera no kujya kwa muganga. Nubwo buzima abakristo babamo, duhora twizeye imbabazi. Niyo mpamvu imbabazi zihoraho, ntabwo zihoraho ngo tuzikorere mu ibyaha, ahubwo zihoraho ngo n'uwakosheje agakosa agakora icyaha niyizera ababarirwa. Ubu buzima umuntu abutwaza afatwa amaboko n'abandi cyangwa ushobora kubamo wenyine? Oya, wowe ufata abandi amaboko. Ntabwo abandi bagufata amaboko, wowe ufata abandi amaboko. Kuko hari umuntu uvuga, uzi impamvu mbajije iki kibazo Anise? Hari umuntu uvuga ati njyewe navukiye ku biganza bya Aniseti, niwe mushumba wanjye, niwe muntu wanjye. Uwo yavukiye mu manegeka, umuntu wavukiye kwa Aniseti ari mu manegeka, kuko na Aniseti hari igihe yirekura, ariko nkongera gusamwa na Kristo. Aho kugira ngo rero ube mu biganza bya Aniseti, ba mu bya Kristo na Aniseti abamo. Aho kugira ngo wizere imana y'umushumba, izere iyo mana umushumba yizeye nawe akaba umushumba. Nta mpamvu yo kugira ngo imana tuyizere indirect kandi indirect bishoboka. Direct birashoboka, apana kujya hirya no kunyura kwa Fidel Gatabazi. No, umwuka ari direct kuri nge. Ntabwo kwizera imana binsaba kunyura ahandi, icyakora bigusaba kumva bizeye. Niba wumvisha bizeye nawe ukizera, ntabwo unagereranwa nabo, ugereranwa nabo ari uko muhuje imana. Hari n'igihe umuntu ashobora kuvuga ibyo adasa nabyo, sibyo? We washaka kwizera imana yo muri we ugasanga agira imana yo ku munwa ariko iyagakiza ntayo, ugasanga afite imana y'imiririmo arakwereka iby'imana yakoze, ariko bimeze nko kugendana ifoto y'umu ex. Hari abantu bagira amasezerano imana yabasezeranyije badaherukana n'imana, batagiranye n'imana umubano. Ni nko gutunga ifoto y'umu ex kandi ufite muri murya noko mu gafunzo kumuremura harya twasengeraga cyangwa mu butayu bwo kwisha. Twagiraga mu butayu bwo kwisha cyangwa mu Nyagatare. Nawe hari igihe uba unyibukije, hari nubwo twitaga ipatimo bwabaga i Nyakanyinya. Ni nko kugendana ifoto y'umu ex kandi ufite umugore. Ntacyo uwo mu ex ntacyo akumariye, ntacyo azamara mu buzima. N'ibyo mwakora muri relationship yindi muyisubije inyuma ni amafuti. Rero gutunga amasezerano y'iby'Imana yagusezeranyije ariko udafite Imana muri wowe ni nk'ifoto ya ex. Ibyo bintu ujye ubifata nk'ibya expirinze. Umuntu wese wiyizi ku rwego rwaheka abantu arababeshya. Nta mugongo umuntu agira waheka undi ngo amugeze mu ijuru, kuko aho uri kujya ntuhazi. Imana niyo yabihamije. Aho turi kujya turahazi. Shuwa turi kujya mu ijuru. Ribahe aho Kristo yagiye kudutegurira. Noneho ngaho jyayo nonaha. Ubuzi impamvu ijuru ritagira akavuyo nuko tutazi aho riri. Iyo mpamenya ngo nkwere ambutiyaje ari kubihariye, none se nyine uhaza njyewe nabanza aho riri nkaguma hano. Barakubeshye, nzaho nditegerereje ni mu kwizera no mu gakiza, ariko aho riba mpazi nakongera gutaha Ikinyinya njyewe kwaca inara Yesu. Ahubwo zubwo naba navangiwe. Ye baba we, aho fide byihorere shaye uciye umugani murahazi. Uyu muntu tuzaho ribonerwa ni muri Kristo Yesu, tuzaho ritegererejwe naho mu kwizera. Nyine niwe uzaza atujyana hose ari, nawe niko yavuze uti nzaza mbajyane. Iyo tuhamenya twakijyana. Uyu muntu wamaze kuba niziye fruit asarura, niziye fruit abona, nubwo twabanje kuvuga ko akubitwa, ariko hari na n'imbuto ntabwo azirira inaha, imigisha riri inaha ni rusange. Yego, nta y'umwihariko yuko wangereho umugisha nkakumenya izina. Imigisha y'umwihariko wuko aho ni impajya nda confusing abakristo. Ariko byasaba ko tudevelop umugisha niki. Not today. Wenda kubera igihe uko byagenze, ariko turebye muri rusange ikintu arusha abantu ni ukuba mu bibazo akomeye, ni ukuba mu ntambara afite ihumure, yego, ni ukuba mu bigerageza akanyurwa, ni ukubaho ntacyo afite ariko anyuzwa. Nicyo cyonyine. Tunyurwa kuko dutungishije abandi, kandi ibyo byumvirwa mu mwuka. Ntaga package kadasanzwe Imana imuha gatandukanye n'abandi. Ntagahari.
agahari we ubwe yagizwe we ni supernatural, ni ikiremwa kidasanzwe, birenze uko yagereranwa. Ubundi umugisha wa mbere Imana itanga ni ukwizera. Niba wizera nawe ubwawe uri umugisha wawe, kuko Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nkugire umugisha, nogeze izina ryawe. Niba nzaguha umugisha nkakugira umugisha, nkogeze izina ryawe, ni umugisha nawe. Niba rero nawe bimugize umugisha, ni ukuvuga ngo n'igihe natwe ubwacu twizeye twibereye umugisha. Kuba umugisha ni ukunyurwa n'uko turi, tukagira ibanga. Hari akarusho, turaruta kuko ntitunagereranwa n'ab'isi, ariko kandi nabwo kuvuga iryo sumbwe ntibikwira ku rurimi. Icyo uri kubaza kirumvikana mu mutima, kinariho, ariko ntibikwira ku rurimi ngo dusobanure uwo mugisha uwo ari wo, ngo abantu bawumve. Usobanurwa no kubaho. Nta nubwo uri mu bifatika se? Fide, birenzaho, birenzaho, kuko hari n'abantu bashobora kukurusha ibifatika. None twe ntitukabirebere mu bifatika. Aho ngaho uri guhomba. Aho uri guhomba, kuko Imana ntisa na office, ntisa n'urugero rw'umushahara, ntisa na state utuyemo. Oya, ibyo ntibinagereranwa. Ntisa na niveau d'étude. Ntabwo aho utwo n'utuntu dutoya bishobora kuba impamba y'urugendo kugira ngo utanduranya muri iyi nzira, ariko ntabwo ari umwisho w'inzira. Oya, ibyo ntimubifatiraho. Uburuta ibyo, kuko tugira umunezero bihari bitanahari, tukagira umunezero. Noneho ni umuntu utera haleluya ari mu nzu y'ubukode, ari no muri piriyave. Mu gihe nyirinzu utagira Kristo ashobora kubura amahoro. Ni igihe njya nkunda kubivuga, agakozi kagukoropera, gateka ibyo urya, kakwegereza amasahani, gashobora kurara karose neza wo karara nabi utanasinziriye. Umugisha w'agakiza ujya mu mwuka, ukajya mu mibereho idafatika, ukabyara ibigaragara n'ibyo, binyuze mu nzira itandukanye n'iyo bamwe b'umubiri banyuramo ngo biboneke. Kandi utunga ibintu bitarimo ubuhamya bubi, bitarimo n'imvune ziri mu ibyaha. Nibyo urabivunikira, ariko mu mvune ntihabamwo ka deburiyage ukuntu k'ibyaha. Uba ufite ikintu karanjoma. Hari abantu bideburiye ukuntu, hango uti ndugu yangu tutafanya jute achana na bire wana ndajideburiye. Uburyo twebwe dukoramo utwo tuntu ntibirimo, nta buntu tunyanga tw'utujanja ntiturimo. Ubu ufite ubuhamya bwuzuye ku buryo wowe na Kristo muba muziranye, uburyo mwabonanye perimi, ku buryo unyura mu nzira wowe na Kristo mukaba muziranye aho muri kujya. Naho uri, ni ukuvuga ngo uba uri proud yo gutumira Yesu, ukamubwira ngo ngwino muri bimwe wagizemo uruhare. Reka dusamara yizingaho, kambwe uti ngwino kuri wa mugore wanshingiye, ngwino muri rwa rugo wubatse, ngwino kuri wa mwana wampaye, ngwino muri ya nzu wanyubakiye, ngwino muri ka kazi wampaye, ngwino muri ya modoka wampaye, ngwino dusangire muri ya office, ngwino twicarane. Jista aho uri hose uba watumira Yesu udafite ipfunwe. Ariko hari umuntu ushobora gutumira Kristo mu byo arimo, akahasanga ibijura, nakaza nk'uko yagendereye Zakayo kugira ngo agere yasubize ibyo yanyaze. Nawe ntibizakubuze guhamagara Kristo, uzamuhamagara aza, ariko nahagera wiga gusubiza iby'abandi. Imana ishimwe. Uzi ko nigeze nkiri umwana, hari ahantu twari duturanye, nigeze njya kuzerera, mpabona udukweto ndatwiba. Nkiba ari utwana ari dutoya, niyo twari tw'umwana, ariko twarankwiraga ko n'ubungira akarenge gatoya. Ndatwambara nicarana na mushiki w'ubona twibye mu ishuri. Utujyana no ku ishuri. Yangiriye neza ku ishuri, arandeka mu ishuri, imbere arandeka, acunga turi muri pause saa yine. Baba we, yatunyambuye akiva hepfo, yarambwiye uti twumvikane, izi nkweto ndazizi, ntugire ijambo urenzaho. Kuramo. Nazikuyemo uturenge dukeye, dukandagiza mu mukungu, zikandagiza mu mukungu, nsubira mu ishuri. Ntiyanambabariye ngo nze kuzitwarayo nimugoroba, kandi yazigumanyaho, aza kuzicyura nimugoroba. Arazicyura. Ndataha
icyo gihe nigaga mu wa kabiri pirimeri Yego. nari nadutwaye rero hari abantu bahamagara Yesu bakahasanga udukweto tw'abaturanyi. Yego. Utwo tuntu bagakotugumana. Baratugumanye. Wahamagara Yesu ngo ngwino dusangire, agasanga itafari washyize ku nzu rifite ubuhamya. Wamushyira muri biro agasanga we na shoboje mufitanye ubuhamya bw'uburyo muhabaye. Kuba rero ni ukumuhamagara ukamubwira ngo ngwino umfashe gusubiza iby'abandi. Nongere ndekure umugabo w'abandi n'umugore nafashe w'abandi mbasubize, ariko njye nawe tubane. Niko kuba umukristo. Kuba ni ukuba umumotari kuri moto iriho ubuhamya, ni ukuba umushoferi mu modoka iriho ubuhamya. Kamubwira uti ngwino, akaza yahagera akahicara mukahaganirira atakunenze. Munyemerere iki kiganiro cyo kuba tugicumbikira kuko ni kirekire. Tuzavuga uyu muntu kugeza ku iherezo rye. Amen. Tuzamuvuga pe. Amen. Kuko biraryoshye cyane. Imana ishimwe. Imana iguhe umugisha. Uyu muntu wafashe uyu mwanzuro, reka tumusengere. Mana turagushimiye. Uhamagaye mwene data mushiki wacu umureheje kubw'ijambo ryawe. Uhamagaye uyu wakumvaga ariko akaba kumvishe bundi bushya, agasaba guhinduka kugira ngo abe uwo ari we muri Kristo Yesu. Amen. Ubuzima bwawe nibumumanukire. Aho yari yarapfapfanya akahapfira nuhamuzurire. Aho yari yaraguye uhamubyukiriza hahagarare yeme. Haleluya, haleluya. Amaraso yawe igitonyanga kimwe cyari gihagije mu jisho ry'utabona kugira ngo ahumuke. Rirahagije ku byo tutabonaga kugira ngo tubeho. Turagushimiye. Tugushimiye kubw'ubuzima bwawe. Udushoboze byose kubw'umwuka wera. Tubisabye kubw'imbabazi zawe zihoraho, kubw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Turagushimiye cyane Aniseti. Amen. Turagushimiye cyane wowe wari ukurikiye iki kiganiro. Imana iguhe umugisha n'ubutaha tuzabane. Amahoro y'Imana abe kuri wowe. Amen. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.